Amahoro amahoro bakunzi bayo The Next TV mbahaye ikaze, ndabashimira cyane abantu bakoze subscribe, abantu bakora share, abantu bakora comment, ndabakunda cyane, ndabahobeye. Imana ibaha umugisha kubw'ineza n'urukundo mudahwema kunyereka, ndabashimira cyane cyane mu byumve, kandi abantu bareba ibiganiro n'ukuri Imana ibaha umugisha cyane cyane abantu babireba bakabirangiza. Abatabirangiza namwe mwisubireho mujye mubirangiza, kubera ko mwaguza amamega yo kugira ngo mundebe. Utandeba nawe ubwo afite ikibazo cy'amaso, kuko sinibaza impamvu utandeba. Ni iki gituma utandeba? ubu ubona utakwiye kundeba wowe. Ndagusaba ngo undebe, urebe ibiganiro birangize uko biri kose, ubirebe ukumva. Kora subscribe, ukore like, ukore share na comment, kandi nukuri Imana izaguha umugisha. Ngushishikariza gukomeza ukandeba, ariko ibyo ukora byose undebe. Waba utabyitaye ufungure ubishyiremo birangire, ariko ubifungure. Uri kumva? Uyu munsi rero mbahaye ikaze kandi mugubwe neza, abari mu Rwanda ndetse no hanze yarwo mwese mugubwe neza. Abantu bari mu kazi n'abatakarimo mwese mugubwe neza, abatakarimo namwe mwihangane. Imana bakomeze ibaho umutima wo kwihangana, kuko ntabwo ari ibintu biba byoroshye. Mugubwe neza rero namwe. Uyu munsi rero nje ngo tuganire ku nkuru za kera, nk'uko maze iminsi mbigarukaho. Ndashaka ko tukomeza tukibukiranya amateka yacu, kuko ni ibintu tuba tutagomba kwibagirwa, tuba twaraciye mu buzima tutagomba kwibagirwa. Ngewe uretse ko n'ibintu byo mu cyaro mbyikundira, n'uyu munsi mba numva kuba mu cyaro ahantu mu cyaro niho hantu mbona abantu bakundana. Ni ukuvuga ngo umuntu wo mu cyaro iyo yagize ibirori ubona abantu bose baje, nta muntu ugira impamvu ituma ataboneka mu birori by'umuturanyi we. Nta muntu ugira impamvu ituma umuturanyi we, umwana we arwara umuturanyi ntamusure. Nta muntu ugira impamvu mu cyaro ituma atagera ku muturanyi we. Ni ukuvuga ngo baracyakundana, baracyafite urukundo. Uyu munsi rero ndagira ngo tuganire ku kuntu kera twajyaga tujya gutashya cyangwa gutora inkwi, tugatumanaho tuvuga ngo ejo n'ejo bundi tuzajye gutashya. Ni ukuvuga ngo rero twagendaga turi abantu nk'8-10, twebwe niko twabigenzaga. Ntabwo umuntu wifataga ngo agende ajye gutora inkwi wenyine, yafataga bagenzi be bakajyana. Uyu munsi ndibaza haracyabaho ibintu byo kuvuga ngo reka mpamagare kanaka na kanaka ngo tuzajye gutora inkwi? Biracyabaho cyangwa mwabaye abakire musigaye mufite amakara, mufite na za gaze na rondereza byose? Ariko rondereza hajyamo inkwi nubwo zaba ari nkeya, ni inkwi zijyamo. Ariko icyo nabonye cyo nuko musigaye mufite ibintu byo kuhunika inkwi zikaba mu nzu. Ariko gutora inkwi twe twarabikoze, ntabwo twajyaga tugira inkwi nyinshi bahunika. Twajyaga ahantu ugasanga ku musozi hari nk'ishyamba batemye, hari ibiti byabaga byarimejeje, imihengeri nyine, ugasanga barayitemye munsi. Hari ukuntu bajyaga batema bagiye nko gukora amafamu, bagatema nk'igiti nk'imihengeri hasi ikuma. Yamara kuma twebwe rero tukaza tukayivunagura, tukayitwara, tukajya gucana inkwi mu rugo. Ubwo rero ndibaza ngo ese abantu baracyakoranaho bakabwirana tukajya gutashya inkwi mu gasozi? Twebwe rero twarabikoraga, ugahamagara inshuti yawe n'indi, mbese tukabwirana ku buryo tugenda turi abantu benshi, tukagenda tukinjira mu gihuru tukazishakisha. Hari igihe wasangaga zarumye, ukazikusanya, tukagenda dufata dukeya, ukava muri igihuru kimwe ukajya mu kindi, ugasanga hari ahantu bakokoye nk'inturusi, ugakuraho ibibabi ugahita uzigira. Kera rero njye najyaga njya gutora inkwi nkagira nyinshi cyane, ku buryo hari umunsi umwe nazikusanyije birananira kuzikorera, kandi nta muntu ndi buzihe mu bo twajyanye, sinzisiga. Mbese imbura n'ubwenge bumbwira ngo zigabanye.
utware nkeya. Noneho bunyiriraho ngumana n'inkwi mu gasozi, ngumana nanirwa gutaha, nanirwa kuzigabanya, ibintu byose birancanga, ngumana nazo ndiyicarira. Noneho bigeze mu mugoroba nka 12:00 muzehe nibwo yaje, yavuze ati se uyu mwana byagenze bite, uyu mwana yabaye iki? Noneho aza kunshaka, aje asanga nyine yabajije abo baturanyi bacu, bamubwira ahantu bansize. Noneho baramubwira, araza aje kundeba, asanga nicaranye n'inkwi, nananiwe gutaha, nananiwe gusiga inkwi, nananiwe kuzigabanya, byose nabuze ubwenge. Kuba umwana ni igitangaza. Urumva nari nabuze n'ubwenge butuma nzigabanya nibura nk'uko we yaje tukabigenza. Ubwo yaraje arambwira ati rero ntabwo warara mu gasozi n'inkwi, ahubwo wowe ufata nkeya, izindi uzinduka uzitore, ariko nturara aha ngaha. Noneho ndangije ndazigabanya, arankorera ndataha, kubera ko mbere byari byananiye kuzikorera. Arankorera ndataha, aramperekeza nyine nk'uko tujyana mu rugo nk'uko byari bisanzwe. Ubwo rero ndi kwibaza ubugoryi nari mfite icyo gihe. Ubwo ari ikintu nashaka kuvuga, ni abantu twajyaga ntabwo gutashya, tukagenda turi abantu nyine, twagiye turi abantu nk'8-10, ugasanga buri umwe yafashe igihuru runaka yakinjiyemo, ugasanga abandi bagiye muri iki, ugasanga abana rimwe na rimwe babaga badutaye nka hariya hirya turimo dushaka ubukwi bw'amafuti, abakuru nyine bakajya mu gihuru, ugasanga igihuru basize cyabaye nk'icyashenywe. Noneho rimwe na rimwe ugasanga twagiye dukora uturundo dutandukanye, mwagera igihe cyo guhambira, ukagenda ukazana twa tundi wasize aha, ukagenda ukazana utundi hariya hirya, mbese inzira zose wabaga waciyemo wabaga uzizi, ku buryo wabaga uzi inkwi zawe ahantu wagiye uzisiga. Noneho mugahambira, mukikorera, mugataha. Ariko hagati aho hari akantu kabagamo, ari nako nshaka kubaza abakobwa cyangwa abantu bajyagamo. Urumva twagendaga turi abana, abamama n'abakobwa, ariko ukajya kubona ukabona nk'abakobwa murababuze, ukabona abakobwa wenda baturuta, ukabona turababuze, ugashakira mu bihuru byose mwaba mwinjiyemo mukabashaka. Rimwe na rimwe abamama bakaturindagiza ngo tugere tubashakire nk'iriya hakurya, kandi bari hafi aho ngaho kugira ngo dusange bavuyemo. Noneho tukagenda tukarindagirazwa, bakaturindagiza, tugaca hirya tugaca hino, turimo turashaka abantu twajyanye ngo baze dutahe. Kumva ugasanga ba bantu bari hafi aho, ariko nakuze nibaza ngo bariya abantu babaga bamizwe n'iki cyabaga cyabariye. Noneho mukinjira ukavuga se aha hantu harimo umwobo, ukabashakira mu gihuru runaka, warangiza ntubabone, kandi abo bantu babaga bakirimo, ariko ukabashaka ukababura, warangiza ukabuvuyemo aho ngaho, ukajya ahandi ukajya kubashaka. Noneho njye naraze se niki kiba cyabariye, niki se kibaruka, kirabarya kikongera kikanabaruka? Ni ibintu najyaga nibaza, ariko ndashaka kubaza uyu munsi, mwabaga mwagiye he, niki cyabaga cyabariye? Ubwo rero ndayibaza se aba bantu ni iki gituma tubabura? Nkakomeza nkabitekerezaho, ni iki gituma tubabura, ni iki gituma bagenda ntibatubwire kandi twajyanye? Noneho nkavuga se nshakisha umwobo, rimwe nafashe gahunda yo gushaka umwobo baba baguyemo, ndawubura, ariko kandi mu kandi kanya ukajya ukabona ahantu babashakiye niho baturutse. Mwabaga mwagiye hehe, mwabaga mwamezwe n'iki, niki cyabarukaga se? Na n'uyu munsi ndakibaza ahantu mwabaga mwagiye, ndakibaza ikintu cyatumaga tubabura, mugatuma tuvamo tukicara tukabategereza tugataha bwije kandi twagiye habona, kubera mwebwe mwabuze mwabaga mwagiye he. Ku uyu munsi nazanywe no kubaza ngo niki cyabaga cyabariye, niki cyabarukaga se? Ko twakomezaga tukabashakisha, mukaza kuvumbuka ahantu twavuye, ni ukubera iki mwatwihoreraga? Ni ukuri mwatumaga imitima yacu ihangayika, kandi turi abana, mwe muri bakuru kuturuta, tukibaza niba hari igisimba mwahuye nacyo. Ubwo rero nagira ngo mbaze
abana b'uyu munsi mwaba muzi gutashya? mwigeze mubona aho batashya? cyangwa mumenyereye gaze, mumenyereye ibintu by'amakara, kandi amakara ava mu biti. Birya biti bivamo amakara nibyo biba byavuyeho izo nkwi twajyaga gushaka. Uyu munsi mwe mwarakize, muri abana b'i Kigali, muri abana b'i Burayi, nta kibazo mufite, mucana gaze, mucana mu mbabura na kwiziniyeri. Ko twe twarahuritse, twajyaga gushakisha ku buryo n'ibitovu wabibonaga ukabizana, imishubi ntiwayisigaga. Imishubi n'ibitovu ni ubwoko bw'amahwa bujombana. Mwabana mwe mumenye ko ari ibikwasi byo mu gasozi, inshinge zo mu gasozi, inshinge zimera mu bigunda. Muri kumva? Uyu munsi rero Imana yarakoze, ntabwo tugihangayikishwa no gucana cyane. Njyewe ntabwo nkibibona nk'ibintu bikomeye, ariko kera twarahangayikaga cyane. Nk'iyi imvura yagwaga nta nkufite, wabonaga biri ibintu bibabaje. Bakundaga kuvuga ngo uyu munsi hararya umwana ufite nyina. Uyu munsi abantu udafite nyina, ubwo ngubwo ashaka aho wajya arajya mu giti kuko araba ari inyoni. Ubwo rero nk'abana mwe twarahuritse, ariko ba bantu batwibetaga na n'uyu munsi ngombe menye ikintu mwabaga muhugiyemo, ibyo mwabaga murimo bituma mutatwitaba tukababura. Uyu munsi rero ikiganiro cyanjye naha gisorejwe, mbasaba gukomeza gukunda no gukora share, subscribe na comment byanyu, byatuma hari icyo duhindura, hari icyo twongera. Inama yanyu, icyo twakoraho mwakitubwira tukagikosora. Bitagenda neza twabikosora, kuko kubaho ni ukubana kandi ni ukugirana inama kugira ngo umuntu ave mu bwiza ajye mu bundi. Kandi nta muntu wigira inama turi kumwe, birashoboka. Mutugira inama hari icyahinduka, mutugiriye inama twatera imbere kurushaho. Mutugiriye inama ni ukuvuga ngo ndabakeneye cyane kuruta uko nari mbakeneye. Uyu munsi ndabakeneye cyane. Ni ukuvuga ngo mukomeze mukore subscribe, share, like na comment, ni ingenzi cyane. Ariko abakora kenshi bo abakora birenze rimwe, oya mpora mbivuga oya, mumbabarire. Uwakoze subscribe amenye ko byahwaniyemo, ntakongere kuyikora ukundi. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha, ibagirire neza mu byo mwifuza byose. Murakoze.